Twabonye isomo kuri Binance, twabonye uburyo bafungura akawunti, nubwo twasabye yuko ufunguye akawunti ari we twaza gukorana, ariko no gufungura akawunti ntibigoye. Twabonye ko ukoresha email yawe ukinjiramo ugakora KYC, hanyuma yo gukora KYC ukaba ufite akawunti yawe ya Binance. Hanyuma twarebye uburyo ki babona wallet address. Twabonye kandi ko ushobora kuba wabona wallet address zitandukanye, ari wallet ya USDT, wallet ya XRP n'izindi. Uko izo ngizo twazibonye niko wazibona. Twabonye yuko rero bica hano, duca hano kuri wallet, ubundi muri make hano niho tuba iyo ufunguye WhatsApp uba uri hano kuri home, ariko iyo ugiye kureba iyo wallet uza hano kuri asset. Iyo ugeze kuri asset haza menu zitandukanye, ari izo hejuru twazibonye, izi zo hejuru overview and spot funding future. Tubona yuko ari zo ziba zihari, ni ukuvuga ngo ziba ziri muri exchange. Hari uwahise abaza ati ubwo exchange ni ahangaha. Hari uwahise abaza ati wallet ntabwo yaba iri ahangaha. Oya, ntabwo ariho ibiri, tuba turi hano kuri exchange. Hanyuma urabona ano ma USDT ari hano 61. Abakurikiye video nashyizeho uyu munsi babonye uburyo ki ugura ama USDT. Dore urugero naberekeyeho ni aya ngaya naguze. Hanyuma tubona uburyo aya ngaya nyine aba anyanyagije ku ma wallet atandukanye cyangwa se mu makoini atandukanye. Ubwo ngubwo turaza tureba hano kuri spot na funding tuzirebaho, ndetse na ane ntitwayisize, twayirebyeho. Ubwo rero ibyo byari ukwibukiranya ibyo twarebyeho nimugoroba. Twarebye kuri spot, tubona yuko hariho amakoini atandukanye. Urebye ya ma USDT ntabwo yaba ari yose. Tubona kandi ko niba atariho tuyabonye, turakomeza dusacinge turebe no kuri funding, ese yaba ariho ari, tugasanga ntabwo ariho ari. Ikiba gisigaye nuko twahise tureba hano kuri ane, tugasanga hariho andi. Ni ukuvuga ngo dufashe ayari kuri ane tugateranya ari kuri spot 6, twahita dusanga yose angana na 61 n'ibice 62. Ubwo hano ndi ni kuri overview iyo ibikwereka byose imbumbe. Hanyuma hariya handi hagenda hakwereka detail mbese z'ibyo ngibyo. Hano kuri spot rero niho twabonye ko dushobora gukorera withdraw, tugakorera deposit. Iyo bavuze ngo wallet address rero nta handi baba bavuze, naho ikofi yawe ibiri. Umuntu ashobora kukohereza ama USDT cyangwa se izindi coin zitandukanye, kuko twabonye ko ntabwo ari USDT gusa, na XRP nayo bashobora kuyikohereza cyangwa se ukayimininga, kuko hari link nashyize muri iyo video muze kureba, harimo mining turaza gukoreramo umwitozo. Na pepe nayo ushobora kuyimininga cyangwa se ukayigura. N'iyi XRP nayo ushobora kuyimininga cyangwa ukayigura. Yes, ahangaha rero kuri deposit niho haba hari iyo kofi yawe iyo kudepozingaho. Twarebye ku ruhande rwa spot, ubwo uyu munsi twareba kuri funding. Hanyuma kuri deposit iyo ukanzeho, ubwo reka dukomeze twibukiranye. Iyo ukanzeho ubona ko hano hariho amacoin menshi. Aya nayo mba narasacinze, ariko nawe ushobora gukora ugasacinga iyawe muri search button. Ni ahangaha ugashyiramo izina ry'iyi coin ushaka. Tuvuge niba izi ngizi ziri hano utarimo kuzibona, za pepe, za solana, za doge utari kuzibona, icyo gihe uraza hano haruguru kuri searching button ukayisacinga, ukaza guhita uyibona mu buryo bworoheje. Twavuze yuko, reka dufate urugero rwa XRP cyangwa se pepe. Urabona twanditsemo pepe, turakanda enter,
ubundi turebe yuko iza cyangwa se search, ariko kuko dusanzwe tuyifite ntago yabura kuza. Urabona nashyizemo inyuguti, reka twandike pepe, urabona yuko ihita iza. Noneho iyo imaze kuza tuvuge yuko ugiye kureba iyo wallet yayo, urahita ubona yuko icuzinze network, ugahitamo iyi ya mbere ya ERC20, hanyuma ihita iza ikakwereka yuko ari ERC20, ikakwereka na wallet address yayo. Iyi wallet address rero twabonye ko ari iyi ngiyi. Kuyifata rero ukopiya hano ugahita uyohereza nk'umuntu ushaka kuguhereza ayo mapepe. Yes, iyi video sibaye ndende, reka mbe ngarukiye hano nkora indi ya kabiri ibereka uburyo ki twakoresha iriya. Twabonye ko rero uturuka hano kuri home ariho izi coin uri kuzireba, ugahita uza hano kuri asset, wagera kuri asset ukabona ibi ngibi. Twari turi kuri spot, murabyibuka. Noneho kubona wallet twari tumaze kuyibona, hanyuma reka turebe uburyo ushobora kuwithdrawinga rero. Iyo ugiye kuwithdrawinga, tuvuge amacoin ufiteho, nk'ubu ngubu hano ntago coin zanjye harimo USDT kugira ngo tuyishyireho, ubwo twareba hahandi za zindi zibitse tukayizana hano kugira ngo mberekereho uburyo ki ushobora kuwithdrawinga. Nababeretse yuko hano iyo ziri kuri earn uza ugakanda hano kuri flexible, wamara kuhakanda hakaza redeem, ugakanda kuri redeem. Iyo ukanze hano kuri redeem bishobora kukwereka aho uri bukomereze. Reka tuvuge ko tugiye gushyiramo $1 USDT, hanyuma tukaza tugakanda hano kuri confirm. Ibi ngibi twabibonye muri iyo video, murahita mubibona. Iri ni ryo kugira ngo mbigishirizeho, nta kindi. Ubwo iyo urizanye rihita rijya hehe? Rihita riza hano kuri spot. Ubwo kuri spot urabona yuko $1 rimwe ririho hano. Rero uhita uza ugakandaho, ugakanda hano n'urutoki rwawe, wamara gukandaho hakaza ibi bintu rero wowe ureba bino byo hasi, ibi biri hasi nibyo udiringa nabyo. Ubwo tuvuga yuko twe tugiye kuwithdrawinga, turakanda hano handitse withdraw. Dushobora kuyikora tugiye kohereza umuntu amafaranga, ano $1, hanyuma iyo yaduhaye wallet address baba bari buze kuducaginga. Narababwiye ngo ndaza kubereka uburyo ki wabikura nta $1 na rimwe bagukase. Iri rimwe ryamugeraho nta kintu badukase. Twaza tukikoresha send via email, phone na ID. Yes, uraza ugakandaho, tuvuge yuko duhisemo email. Ni ukuvuga ngo email turaza tuyuzuze ahangaha. Nitumara kuyuzaho tuzuzemo ama USDT. Urabona hano ni kuri email, utagira ngo hari ahandi biri. Niba ari telefone ushaka gushyiramo nayo birashoboka, urakanda kuri aka gafresh hanyuma uhindure. Ikindi tuza gushyiramo ni note ivuga mbese impamvu dukoze icyo gikorwa. Tuvuge wenda ni amafaranga yo kugura ibijumba, ni amafaranga yo kugura ibishyimbo, inyanya se n'urugero. Ubwo iyo umaze gukandaho uhita ukora kuri send. Ikiba gisigaye ni ugukurikiza amabwiriza, ibindi biroroshye. Reka nkoreshe telefone kugira ngo muhite mubona n'uburyo wakoresha telefone. Iyi nshyizemo ni iyanjye, ariko dushobora no gushyiramo iyindi. Twahitamo u Rwanda tugashyiramo telefoni bikaza gukunda. Yes, hari habuzemo umubare umwe, ubu ngubu birakunze. Hanyuma hano twaza tugakanda kuri max, ni rya $1 rimwe. Ubwo iki gihe turaza dukande hehe? Ni kuri send. Dukurikije ibyo naberetse turashyiramo note ahangaha,
tuvuge wenda itike, sibyo, itike Nyabugogo, itike Nyabugogo, sibyo se, kuvuga ngo naba nshyizemo ya note, nk'uko wavuga ngo kugura ibirayi, kugura ibishyimbo, ushyiramo note itarengeje amagambo 50. urabona yuko wanditse ibintu byinshi ntabwo byajyamo. Ubwo igikurikiraho ni ugukanda kuri send. Ubwo ibyo ndi kubereka ni ibyanyabyo nyine, ni ukuvuga ngo bahise banyereka wa mwirondoro wo wongeye koherereza, dore nguyu fone ye na ID yiwe. Ni ukuvuga ngo niyo waba washyizemo email ni ibingibi uza kubona. Ikindi ya note n'ama USDT ngiye kumwoherereza nayo bagahita bayanyereka kuri uru ruhande. Hanyuma igisigaye ni ugukanda next, dukande next. Yes, ahangaha rero ubugeze aho kuverifiya, urabona ngiye nkoresha authenticator, ubwo ndazana code ya authenticator nyiterekemo aha, ubundi nkore submit, biraba birangiye ama USDT ahite amugeraho. Ubwo hano si tubirangije, ndumva tubirangije, turangije kohereza umuntu ama USDT. Dukore rero twereze umuntu ano ma USDT dukoresheje wallet address. Araduha wallet address ya USDT, namara kuyiduha turaza tuyipestingemo ahangaha. Wallet address yiwe turayipestingamo hano, noneho hano turaza gucuzingamo network ya Tron TRC20. Hanyuma hano turuzamo ama USDT tugiye kumwohereza, niturangiza turakurikizaho withdraw. Ni ukuvuga ngo step iraba ikurikiyeho n'ubundi iraba imeze neza nk'iyo dukoresheje hariya. Nta wallet address nigeze nkopia, niyo mpamvu aha ho tutabitindaho. Ubwo naho ibi turabirangije, reka dusubire inyuma, hanyuma tujye kuri funding. Sorry, iminota yarenze kandi ndagira ngo mbakorere video nyine y'ibice bice kugira ngo buri somo mugende muribona uko aryo. Yes, twari tugeze kuri funding. Funding idufasha kuba twakora deposit na withdraw, ariko USDT ziri kuri funding. Nimugoroba twabonye ko iyo ziri kuri spot ahangaha ushobora kuba wakora transfer to funding, ukaza ukabikora hano. Ubikoze izi USDT zishobora guhita zijya kuri funding wallet, cyangwa se izi PayPay na izi XRP nazo wazitransfera kuri funding wallet. Hanyuma reka dushyireho ziriya USDT. Iriya USDT ni imwe, ubwo turakora hano kuri maximum, ahangaha ni imwe yari iriho. Hanyuma tuze dukande kuri confirm transfer, irahita ijya hariya kuri funding. Ngira ngo ubu uri kubibona hano hejuru neza yuko ari from to support wallet to funding. Ni ukuvuga ngo aka kanya ubu birarangiye, ubwo turakora kuri OK. Nta kindi, urabona hano twari dufiteho coin 3, nta n'imwe, sorry, iya USDT niyo twohereje yonyine. Ubwo reka tujye kuri funding, hanyuma turebe yuko yahageze. Urabona tayari yahageze, iyi ngiyi. Yes, hanyuma icyo ngiye kubereka ni uko hano dushobora gukora ya deposit, nk'uko twabibonye deposit twayikora na withdraw twayikora. Ikindi twakora ni transfer tukongera tukayasubiza kuri spot, nabyo twabishobora. Ahangaha rero hakorerwa ibintu ibi ngibi mberetse ni bitatu. Hari ikindi cya kane twavugaho nanone, icyitwa kugurisha. Noneho ukeneye ama USDT yawe ko uyakonvertingamo amafaranga akakugeraho kuri mobile money, cyangwa se nawe akava kuri mobile money ukayagura n'abafite USDT bagahita bayaguha. Ikindi twakora ni ukuba exchangeingamo
USDT dufite tukaziguramo andi makoyini nka pepe. Nureba muri iriya video urahita ubisangamo twabikoze, nuko turimo kubisubiramo kugira ngo byumvikane neza. Tugenda dusubiramo, kwiga ni uguhozaho, ntimubyinubire, kwiga ni uguhozaho. Yes, reka turebe uburyo dushobora kubona wallet imeze nka ya yindi tunyuze hano kuri deposit. Turasangamo wallet n'ubundi zimeze nka za zindi ziri muri spot. Urabona yuko ahangaha ibi ngibi mfunguye ni bimwe. Wallet yanjye ya USDT iherwa na 0 OY. Reka turebe rero hano ko naho turahita dusanga imeze gutyo. Ni ukuvuga ngo hano turaba dutegereje, hano network ni gakeya, reka tube dutegereje turefreshinge. Yes, iraje TRC20 Tron. Turebe yuko iherwa na OY. Nidusanga ari byo, ni ukuvuga ngo nta kibazo cya wallet, umuntu wari ufite ikibazo cya wallet kiraba gikemutse. Urabona yuko OY nibyo. Dore ngiyi wallet address yanjye, ubwo iyo nyishaka nkora copy. Ahangaha ibya wallet tubiveho tudatinze, turebe uburyo dushobora kwihuza n'isoko. Iminota isigaye twihuze n'isoko. Iyo tuyihuje n'isoko dusanga hano hambere ari umuntu uba ushaka kugurisha. Uyu urimo urabona yuko ni buy. Ubwo nkoze buy ni ngiye waba ugiye kugura. Rero hari parametere tugenderaho kugira ngo tugure n'uyu muntu. Urabona izina rye ni iri ngiri. Izina rye ni iri. USDT imwe ayigurisha 1438. Hanyuma limit yiwe no kuva ku 50 kugera ku 102. Hanyuma toto USDT afite ni 71. Ibi ngibi ntabwo tubitindaho, turareba nanone uburyo ki bw'imyishyurire. Urabona ko akoresha Equity Bank gusa, hanyuma kugura ni ahangaha. Ushaka kugura rero uhita ukanda kuri buy. Ni ukuvuga ngo ni wowe uzishyura mbere y'amafaranga ufite ahwanye nayo akeneye ukagura nawe. Uyu wa kabiri rero yitwa Pasi Billionaire. Nimugoroba hari se twakoreye hano none urugero amazina ye, amafaranga agurisha USDT imwe, hanyuma limit ye ni 100,000 kugera ku 126. Afite ama USDT 87. Hanyuma uburyo bwo myishyure ni MTN Mobile Money na Equity Bank, Bank Transfer, Momo. Yego, ubundi ugahita ukanda kuri buy. Si ibi ngibi ntitubirangije. Aha, twari turi gufata ku mazi. Yego, reka twongere twihuze n'isoko. Tuvuge yuko kwihuza n'isoko turanyura kuri P2P cyangwa se personal to personal, abandi bakavuga peer to peer. Byose ni kwihuza n'isoko. Turakanda kuri peer to peer cyangwa se personal to personal. Nta intervale y'undi muntu burimo, ni mwebwe babiri muba muri mu isoko. Ubona yuko wa muntu wacu hano ni duhingukiye ni kuri buy. Kuri buy rero nta kindi tuharebaho, ahubwo tugiye kuri sell. Tugiye kuri sell kugira ngo turebe yuko twahakomereza. Kuri sell nituhagera turasangayo abandi bantu bagura ama USDT. Impamvu baba barashyizeho sell nyine nuko uba ugiye kugurisha kugira ngo tuzagenda ubyitiranya. Yes, ubwo turebe uno muntu wa mbere, turareba za parametere nk'ibisanzwe. Turareba amazina yiwe. Turareba amazina yiwe, turebe amafaranga aguriraho. Ubwo twebwe niyo turi bugurishirizeho. Hanyuma turebe limit yiwe 150 kugera ku 250. Kuvuga ngo ufite amadolari ari munsi hariya hari ibyo utabasha kugurisha.
ni ukuvuga ngo nanone uburyo bw'imyishyurire, imyishyurire ni mobile money, nubwo yanditse momo ariko niyo mobile money n'ubundi. Yes, uyu nguyu rero kondisiyo ziwe ntabwo wazishobora, ubwo iyo usanze bidahura urimuka ukajya ku wundi kugera ubonye ufite nk'ibyo ukeneye. Uyu wa kabiri nawe afite amazina ye n'ariya, ubwo yavuze ngo amazina ye kandi ntabwo muri kuyareba. Amazina ye ni ayo ngayo, Crypto Limited, hanyuma noneho ayo aguriraho ni 1438, hanyuma kuva ku 10,000 kugera 500,000 akaba afite amadolari 41,000. Urabona ko ari abantu baba barakize. Noneho uburyo bw'imyishyurire ni mobile money, kuvuga ngo nawe warasetinzemo mobile money, uyu nguyu mwakorana ufite amadolari nk'9 cyangwa 10 mwakorana. Kugurisha ubwo ntitubibonye, reka dukomozeho gato tugurishe turebe uburyo biba biteye. Ukanda kuri seri, iyo uhakanze bifunguka bitya, ukareba ahangaha ni Rwandan francs, ubwo ni za fiat, hanyuma hano by USDT niho tuba dukeneye cyane, ubwo twebwe tuhita dukanda by USDT. Nidukanda by USDT turaza hano duhita dukanda kuri all, kuvuga ngo ama USDT yacu ahita yiyandikamo hano iyo tuyafiteho. Iyo ukanze kuri all yose ahita azamo, hanyuma ikindi ushyiramo ni nimero ya mobile money bari buze kukwishyuriraho. Iyo itarimo ukanda kuri kano ga fresh kariho, aka ngaka kagahita kakujyana kuri aho ushyiramo nimero. Hano yuko hano nakwadingamo indi telefoni bigakunda, turabona zirimo ariko nakwadingaho indi bigahita bikunda. Yego, ni uku nguku bikora, ubundi ugahita ukomeza uburyo bwo gutanga order. Order rero uhita uza ugakanda hano, iyo wabonye ayo uri bushyiremo yuzuye, ushobora kuba ufitemo 10 cyangwa 20 uyishyiramo hariya, bagahita bakwishyura mbere, tubyibukiranyeho, bakwishyura mbere ukaririzinga crypto zabo nyuma. Ubwo ningera igihe cyo kubikuza nzahita mbereka uburyo ki umuntu abikuza. Nubwo video nari mfite narayisibye, ariko mushobora kuza kureba kuri YouTube ko yaba ikiriho. Sawa rero, yego, twibukiranye ibyo twamaje kubona mu kanya gashize. Twamaje kubona hano kuri asset cyangwa se wallet, tubona ko overview ariyo ibiho rudinze amacoin yose, summary yayo. Twabonye kuri spot uburyo ki ushobora kubona wallet address yawe. Twabonye ko ushobora kubona wallet ugakora deposit. Twabonye uburyo ushobora gukora deposit kuri iyo wallet, ushobora kuyavana ku ma exchange atandukanye cyangwa se umuntu akayakohereza. Twabonye uburyo bwo ku withdrawingaho. Twabonye kandi ko dushobora kugira gute kuyatransfera kuri funding wallet. Iyo tugejeje kuri funding wallet dushobora nanone kuyakoresha tukayagurisha, cyangwa se nanone tukayaguramo izindi coin. Kugura izindi coin ndumva muri video ndende nakoze kare mwabibonye. Hari coin zitandukanye ushobora kugura, cyane cyane nka coin ziba zifitemo amazeru ariko zifite viziyo yo kuzazamuka. Iyo twavuga ni nka Pepe, Shiba, nizo nzi aka kanya, ariko ni ya XRP nubwo yazamutse igeze ku madolari 2 nayo ushobora kuyigura. Ubwo rero reka tudatinze turebe uburyo ki ushobora guhinduramo ama USDT yawe agahinduka amacoin
waholdinga. Turaza duce hano kuri funding. Muribuka ko kuri funding ubwo ama USDT yawe aherereye kuri spot, ubwo ugomba guhita uyazana hehe kuri funding kugira ngo ubashe guprocessinga izo coin zindi. Hano ni ibibazo bya connection, twihangane. Ibibazo bya connection nibyanga turarefreshinga kugira ngo ibyo dukeneye bize. Ubwo USDT dufiteho ubona ko ziriho idolari rimwe. Ni ukuvuga ngo uraza ukande hano hari USDT, niho uri bukande n'agatoki kawe uzane utayipinge. Hanyuma numara gukandaho harafunguka ibintu bimeze gutya. Utita ku bindi wowe uze wite kuri kano kantu kitwa convert, ariko wita uze ukande kuri convert. Numara gukanda kuri convert haraza ibintu bimeze bitya. Ni ukuvuga ngo USDT zawe urazuzamo hano, kandi hano nubwo zaba ari 100 ziraba ziri kugaragaramo hano. Hanyuma hano urabona ko ari from to USDT to BNB, ariko ntabwo tugiye gushyira muri BNB, ahubwo nitumara gukanda max turahita duhindura hano hari BNB dushyiremo izindi coin. Ariko hariho n'abantu bakora investment z'ama BNB, ubwo ni buriya buryo bakoresha. Ni ukuvuga ngo coin tugiye gushaka gucengingamo ari ama USDT, turaza tuyisarchingemo niba ari XRP dushaka, niba ari PEP, niba ari Doge, niba ari Solana, iyo ariyo yose utari kuyibona hano kuri ino liste, uragenda ukayisarchingamo hariya ruguru ahangaha kuri searching button. Tuvuge yuko twebwe tugiye gushyiramo PEP. Nidushyiramo PEP turayikandaho n'agatoki tuze tudomeho, hanyuma PEP irahita iza. Urabona yuko ama USDT rimwe yagura PEP 57,000 n'ibice 92. Urumva yuko waba ubonye ibintu byinshi ariko bihwanye n'idolari rimwe. Impamvu ni iyihe? Ni uko PEP aka kanya iri kugura aka gaciro. Ni ukuvuga ngo PEP imwe wayigura ama USDT 0.00017. Yego, ubwo urumva igihe yazazamuka haramutse havuyemo 0, 2, 3, 4 zose zigashiramo, niba warashoye idolari rimwe waba ufite inyungu nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubwo nawe urabyumva nyine agaciro k'ibyo waba ufite. 0 imwe ivamo agaciro kawe gahita kazamuka k'amadolari. Niba ushoye rimwe ubwo waba ugize amadolari 10. Havuyemo 0.2 ubwo waba ugize amadolari 100. Havuyemo 0.3 ubwo waba ugize amadolari 1000. Havuyemo 0.4 ubwo waba ugize amadolari 10,000. Nawe urabyumva nyine inyungu naho ngaho zaba ziri. Ubwo rero ugize amahirwe yo kumenya coin izazamuka, hari umuntu yivuze uri kubyumva, ntago watinda kuyigura. Yes, ubwo ndumva video twayisoreza ahangaha kuri iri somo ry'uyu munsi. Ndumva ryumvikanye. Ibibazo byanyu, ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kuri twebwe, bishobora kudufasha cyangwa bigafasha n'abandi. Mubizane rero, turabakunda. Ndumva twasoreza isomo ry'uyu munsi ahangaha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Video uyishaka ni ndende wareba kuri iyo link nabahaye, hanyuma amasomo tukazayakomeza ku munsi w'ejo. Ubwo umwanya ukurikiyeho ni uw'ibibazo n'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo gucreating account, iyi video ni live. Urabona link maje kubasharinga, iyi link maje kubasharinga, wowe uraza uyikandeho. Iyi link uyikandeho hanyuma ifungukiye muri browser ya Chrome. Hariho udashobora gushyira kano kantu kuri desktop, nabwo ndaje mbere ku buryo ki wabikora kagahita kajya kuri desktop.
niba ushaka kuza kugashyira kuri desktop kugira ujye ukabona buri munsi, uze ukande kuri utu tudomo dutatu turi hejuru, numara gukandaho uze uhitemo kano kantu kitwa add to home screen, hanyuma numara kugakandaho karaza kuguha ibintu bimeze bita create shortcut, noneho uze ukande hano kuri add, numara kuhakanda kareta kajya kuri desktop yawe, hanyuma uzajya ugasangaho buri munsi, igihe ugiye kukamayiningamo ukore kuri ako kantu kagiye kuri telefoni yawe. Hanyuma nibimara gufunguka uraza ukande hano kuri register, kuri register baraguha iki, njye ihise yinjira kubera yuko ndimo, bahise bayizana, ariko nawe ibyo baza kuguha urahita ubibona ubyuzuze, numara kubyuzuza urafungura nyine, urahita uhingukira nk'ahangaha mpingukiye. Hanyuma kugira ngo ujye gukiriminga buri munsi cyangwa buri munota, ni ahangaha turaza guca kuri faucet, ni ukuvuga hano iyi ni dashboard nyine, ibintu byose mba ndi kubireba. Hano ni XRP mfite ziri kuri balance, nshobora no kuba nabikura. Reka turebe rero uburyo ki waza ukajya ukiriminga tunyuze kuri faucet. Dukande kuri faucet, hanyuma buri munota ukandaho. Ubwo dukanze kuri claim, ubona yuko hari izo baduhaye congratulations on receiving this XRP. Ubwo zigeze kuri wallet, nazo turebye umubare twasanga hari ikiyongereyeho. Noneho we uko ubikora kenshi niko zigenda ziyongera, hanyuma ukagera igihe cyo kuzibikuza. Ubwo rero umuntu ushaka gutumira aca hehe? Yangane gatoya nka claiming nako, ubwo ukabara buri munota nyine kabara kamanuka, counting down. Hanyuma ushaka gutumira araza, ni ubuntu rwose, iyi XRP uyimayininga ku buntu. Ushaka gutumira araza ace hano kuri referrals dashboard, ubona nyine ibintu byose ufiteho. Hanyuma kuri PTC add ni ukureba add nazo zihemba, hanyuma kuri withdraw ni uku withdrawinga nyine ukabikura. Yes, ya destination tag na wallet address turabikenera tugiye kubikura. Urajya muri Binance yawe, urabizi neza, dore izo mfiteho ni izi ngizi ziri hano, urabona ni 0.0039. hanyuma ya wallet turayikenera ahangaha. Ya wallet ndi kubabwira mujya kureba, murayizana muyiterekemo hano, hanyuma uzane na destination tag iri hano, ndimo ndabakopeza ni homework, hanyuma uze uhita ukanda kuri withdraw, nta kindi kiraba gisigaye numara kubishyiramo. Reka mbakopeze neza cyane. Tugiye muri Binance, muri Binance tugiyemo turebe aho biherereye. Ibi bintu wihangana ubikore neza, hano yuko ifungutse iri hano kuri asset, uvuga ngo ifungutse iri hano kuri asset, nta kibazo. Twe turaza tuze hano kuri spot, nitugera kuri spot hanyuma tuze hehe, tuze hano kuri deposit. Nitumara gukanda deposit, dusearchinge coin ya XRP muri search button, turahita dushyiramo XRP. Noneho urabona yuko ije, tuyikandeho n'urutoki, hanyuma duhitemo ino network ya mbere, iyi ngiyi ya mbere yitwa Ledger. Okay, ubwo buri wese abisoma uko ashaka. Numara kuyikandaho irahita idisplayinga iriya wallet ukeneye. Akangaka uze gukanda kuri OK, karahita kavamo. Hanyuma urabona yuko wallet dukeneye ari iyi, urahita ukanda hano kuri copy, hanyuma na tag dukeneye ni iyi, uze ukande copy ugende uterekemo hariya. Simbakopeje mutagira ngo sinabakopeje, ndakwigisha nkanagukopeza uko ikibazo kiza gukorwa. Ni ukugira ngo byose ubikore neza, kuko izi XRP nuzibikura ziraza kujya iwawe rwose, utagira ikibazo zirajya iwawe, ntago zirajya iwanjye. Hanyuma kandi nanone nutumira uraza kubigiramo inyungu, kuko nk'ubu ngubu ndebye niba hari abantu bamaje kujoininga, nahita mbona hari XRP ziyongereye kuri za zindi
nari mfite. Izo nari mfite niba uzibuka cyangwa wanasubiza inyuma video ukareba uko byari byifashe. Ubu se simbakopeje hari ikibazo? Reka nongereho amasegonda makeya kugira ngo turabona yuko ubwo ndaklaminze. Reka inze hano kuri refero ndebe ko nta muntu winjiye, ubundi nkwereke uburyo nazo waziklaminga izabinjiye. Hano hamaje kwinjira umuntu umwe, izo winjiye uraza ugakanda hano kuri claim, ni ukuvuga ngo ugikanda kuri claim uhita uzikorekitinga. Hano izo bampaye ni nyinshi ziruta za zindi ndi guklaminga buri munota. Izi ngizi 0.005. ubu urumva XRP iri ku madolari 2.3. ubu ibingibi wafata ugakuba kabiri ugahita ureba ibyavamo. Yes, nuko nguko bikorwa rero. Kubikuza ni kuriya. Reka mbikuze murebe, numara gushyiramo iriya wallet address na destination tag, ubwo uraza uhita ukanda hehe kuri withdraw. Numara gukanda kuri withdraw birahita bikubwira ngo you need to watch ad to unlock withdraw. Ubwo ngubwo ni ngewe babibwiye, ariko wowe hariho ubwo batari buze kubikubwira, bagahita bakubwira ngo withdraw successful. Murakoze rero, ubwo naho ubutaha muri kumbwira yuko byakunze. Imana ibahe umugisha.